kuri WhatsApp wari uzi ko udafite umwanya wo kuganira n'umuntu wandika, wari uzi ko wakoresha voice hanyuma iyo voice ikajya imugeraho byiyanditse. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wabasha kuganiramo n'umuntu ukoresheje voice, hanyuma iyo voice igahita yihinduramo amagambo. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri komenti icyo nzagukoreraho ubutaha. Reka dutangire. Hari ukuntu uba uri kugenda mu muhanda ariko ukaba udafite umwanya wo kugenda uhagarara uri kwandikirana n'umuntu. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo wabasha kujya umwoherereza voice, hanyuma iyo voice igahita yihinduramo amagambo akagira ngo ngukoresheje amagambo, cyangwa se akagira ngo uramwandikiye ngukoresheje keyboard nyine umwandikira. Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Nta kindi uzakora rero, uzaza kuri uwo muntu ushaka kuganira nawe, wa muntu nyine ushaka kwandikira, hanyuma nurangiza uze kuri keyboard nk'ibisanzwe yayindi twandikiraho. Uzaza kuri keyboard yayindi twandikiraho. Ni kuvuga ngo hano tugiye kujya turi kodinga amajwi bimugereho byiyanditse. Okay, uzaza hariya kuri kariya kantu kameze nka setting cyangwa se kameze nk'uruziga, hanyuma ugakandeho. Numara kugakandaho uzahinguka ahantu hameze gutya, hazaza ibintu byinshi. Wowe uzaza hano handitse voice typing, hano uzaza hano kuri voice typing, hanyuma naho uhakande. Hano uzaza uhakande, noneho numara kuhakanda hazahita hafunguka gutya, hazaza ngo user voice typing. Uzaza uhite ugakandaho kano kantu akangaka, uzaza ugakande ugahita gahinduka ubururu. Okay, numara kugahindura ubururu noneho uzakora back, usubireho inyuma gatoya cyane. Urabibona kazaba kameze gutyo. Uzakora back usubire inyuma gato, noneho uzahita uzana none urebe hano handitse language. Kuvuga ngo hari language, urabona hari Icyongereza kandi twe tuvuga Ikinyarwanda. Dushaka kumwohereza voice iri mu Kinyarwanda bikamugeraho byiyanditse. Uzaza noneho uze hano kuri add keyboard, urabona ko biri mu Cyongereza kandi twe dushaka kumwohereza mu Kinyarwanda. Uramutse uvuga Icyongereza nta kibazo, warekeraho Icyongereza. Twe noneho reka tuze dushakemo Ikinyarwanda hano. Guys, nkwibutse ko ni bwa buntu bw'ubwenge nyine ngerageza kugenda mbakoreraho. Murabizi ko iyi channel ari ibintu by'ubwenge gusa bisigaye bibaho, nta bintu by'abaswa bibaho. Okay, uzaza ukande hano Kinyarwanda. Okay, ucyemeze noneho uze ukande done. Uzaza ukande done. Nyine wowe uzagenda urebemo hari Ikinyarwanda, urabizi ko haba harimo indimi nyinshi cyane. Uzagenda ukirebe ukande done. Noneho kino Kinyarwanda urakibona kije hasi, turagikoraho cyane kugira ngo tukizamure imbere ya kiriya Cyongereza. Urabibona turakizamuye imbere. Urabibona ko tugishyize ahabanza. Noneho uzakora back. Hano ni ugukora back, nanone wongere ukore. Urabibona ko hari Ikinyarwanda cyagiyemo, urabibona harimo Ikinyarwanda n'Icyongereza. Nanone hano uzongera ukore back, nyine uzasubira inyuma. Okay, numara gusubira inyuma urabona ko hari hano kuri uyu murongo wo hasi, kanze mpabereke neza, urabona haje akandi kantu ka voice ko kurikodingiraho nka kariya ko hejuru. Okay, noneho urabibona tuje ari tubiri. Twe rero ako turi bukoreshe ni kariya ko hasi. Hano hasi urabona harahanditse English kuri iyi keyboard yacu. Hano handitse English turaza tuhakande cyane. Tukihakanda cyane barahita batwereka indi option. Uraza noneho uhitemo hano Ikinyarwanda. Urabona ko harabyaye bikiri mu Cyongereza. Urahita ukanda hano kuri Kinyarwanda. Hano urabibona noneho ya keyboard yacu hari hasi hahise hajyaho nanone Ikinyarwanda. Ndakeka uri kubibona neza cyane. Hari handitse English hagiye Ikinyarwanda. Okay, noneho reka dukande
dore ka kandi ka voice kacu reka tugakandeho dutangire turikodinge. Hano twatangiye kurikodinga. Hano ni ukuvuga ngo ntabwo muri bubyumve bitewe n'uko nyine ndi kurikodingiramo, nanone ntabwo byakunda ndi kurikodingiramo, gusa wowe nuhakanda uzahita utangira kurikodinga. Urabibona ndi kurikodinga, ntabwo ndi kwandika. Hariya ndi kurikodinga, amagambo mvuze agahita yihindura, agahita yishyira nyine mu nyuguti cyangwa se agahita yiyandika. Muri kubibona hariya, uri kubona ko ndi kurikodinga. Guys, aka ni akantu k'ubwenge. Hari abantu nyine badakunda kwandika, kano kantu ndakeka kabafasha, babandi nyine bigize abanebwe baba badashaka kwandika. Hari uvuga ijambo ryose uvuze rigahita ryiyandika. Urabona amagambo tuvuze ari ukwandika n'intoki, ariya magambo ntabwo waba yanditse yose. Urabibona ukuntu twanditse. Muraho neza, amazina yanjye banyita Darius. Uyu munsi tukaba tugiye kwiga ibijyanye n'uburyo wabasha kwandikira umuntu ukoresheje voice. Hari ukuntu uba uri kuganira n'umuntu uri kugenda mu muhanda nyine, n'ibindi nk'ibyo nyine. Urabibona n'ahangaha nanone urabona turi kurikodinga. Urabona mwaramutse, muraho neza. Urabibona nyine urarikodinga, hanyuma ibintu urikodinze byose bigahita bigahita byiyandika. Urabibona mbega nyine hano ba bantu baba bashaka koherereza amagambo vuba, iyi video yagufasha. Guys, izi video mujye mugerageza muzihe n'abandi bantu, bitewe nuko hari abandi bantu baba bazikeneye. Mu by'ukuri hari abandi bantu baba bazikeneye, ariko bitewe nuko atayizi cyangwa se atazi uburyo bikorwa, ugasanga ntabwo azi nyine uburyo bikorwa. Guys, mujye mugerageza muzisharinge n'abandi bantu zibashe kubageraho, bitewe nuko nyine bino bintu aba ari byiza cyane. Urabona ko nanone turi kurikodinga. Guys, nyine aba ari utuntu twiza. Wowe rero tugeranye kuri uyu munota, ndakwibutsa gukanda subscribe, ukatwandikira muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Nk'ibisanzwe ni Darius.